Ndagusuje nkwifurije kugira ibihe byiza. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyuma y'iminsi itari myinshi, iminsi itarenze 140, Vestine ndetse n'umugabo we bakoze ubukwe. Vestine yagaragaje ko yiteguye gutandukana n'uyu mugabo bamaze igihe kitari kinini nyine babanye. Amakuru ahari aremeza ko aba bombi baba baranamaze gutandukana, ndetse ibi byose Vestine Ishimwe uririmba mu itsinda rya Vestine ndetse na Dorcas nyine mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyangwa se indirimbo zaririmbiwe Imana. Uyu umugore nazi niba ndi bwite umukobwa kubera ko nta nubwo yigeze abyaraho, ariko nyine ubwo si umukobwa ahubwo n'umugore kubera ko amaze igihe abaho nk'umugore afite umugabo. Ishimwe Vestine nyuma yo gushaka yagiye agaragaza kenshi ko yatonzwe cyane cyangwa se yagowe cyane no kujya mu rushako akiri muto, ndetse yumvikanye inshuro nyinshi aburira murumuna we Dorcas ati mwana wanjye kamikazi uramenye ntuzakore ikosa ryo gushaka ukiri muto. Amakuru rero ahari nyuma yuko uyu Ishimwe Vestine ashyize amagambo atandukanye ndetse ni n'amagambo akomeye ku rubuga rwe rwa Instagram, ahajya ubutumwa bumara amasaha 24 gusa. Nyuma y'igihe gito yabushyizeho akaza kubusiba bitewe nuko wenda hari yaba yibasiwe n'abantu. Hari na account za Twitter zagiye zihimba nyine amazina bakishyiraho Vestine bakagaragaza ko ubwo butumwa buri kuri Instagram ngo atari ubwe, ariko mu by'ukuri ababikurikiye bemeza ko ari ubwe. Uretse ibyo kandi iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga z'uyu mukobwa cyangwa se umugore Ishimwe Vestine usanga amafoto yose yaba yarapostinze umugabo we w'umunyaburkina Faso Idrissa, usanga ayo mafoto yose nta nimwe ikiri kuri Instagram. Ibyo byose bigashingirwaho nyine ko yaba yaramaze gufata umwanzuro wo gutandukana n'uyu mugabo w'umunyaburkina Faso Idrissa. Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze nyine ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jarike wa Drago. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Ati uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza ndetse azi n'umuryango we. Ati ubutani njya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira. Ugenzuraye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri Instagram. Ku rundi ruhande Vestine uri kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine n'umugabo we bakoze ubukwe ku itariki ya 5 Nyakanga 2025 nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari baranabanje gusezerana imbere y'amategeko. Igihe uyu rero yasezeranaga n'umugabo we, byavuzwe ko nyine ari impamvu zigiye zitandukanye zitari urukundo, harimo n'ibijyanye n'amafaranga. Mu butumwa bwe nkuko nari maze kububasomera ariko mu cyongereza, wenda ubwo bumva icyongereza baraza kubyumva kugira ngo bumve ko ari ubutumwa bwa nyirabwo, apana kuvuga wenda ngo ni iki. Ubutumwa bwa nyirabwo yanditse ati today the life I'm living is not the life I choose. Ati uyu munsi ubuzima ndi kubamo ntabwo ari ubuzima nahisemo. I am living in bad situation. Ati mbayeho muri situation mbi, ati mbayeho ubuzima bubi, and I didn't deserve this. Ati mu by'ukuri kandi ntabwo ari byo nkwiye. I know I made a bad decision in my life. Ati ndabizi ko mu buzima bwanjye nakoze amahitamo mabi, but it's okay. Atariko nta kundi. Ati God allows some more things to happen so we can learn.
ati rimwe na rimwe Imana ijya yemera ko ibintu bitubaho kugira ngo twige. I have learned a lot. Ati rero mu byukuri ati narize bihagije. No man will ever lie to me again to destroy my life. Ati guhera uyu munsi nta mugabo uzongera kumbeshya rwose mu buzima bwanjye ngo azongera kumbeshya ngo yica ubuzima bwanjye. The next man I choose to be with. Ati undi mugabo nzahitamo kuba hamwe nawe I will first get to know him well. Ati azaba ari umugabo nzi neza, know his family, nzi umuryango we neza, and know everything about him. Ati nzi kandi buri kimwe cyose kiri kuri we. No one will ever use me again. Ati nta wundi muntu uzongera kunkoresha. Ati ibyabaye byarabaye, it will never again. Ati ntabwo bizongera ukundi. Yitwa Ishimwe Vestine. Abantu bakunze kubigaruka mu buryo butandukanye, aba YouTube, aba blogger n'abandi batandukanye bari gusesengura uko babishatse. Bamwe bati nubundi ni deal yakiranye na Emirene, manager wiwe. Ati basinye imitungo, ati ubwo wenda arashaka gatanya n'umugabo we bagabane senkani. Ati wenda nabyo ni deal. Abandi bati bishoboka kuba byaba ari agatwiko kuko nyine urumva nyine bagiye gusora indirimbo. Urumva nyine buri wese ari kubivuga uko wabishatse, ariko ukuri guhari nuko aba bombi bamaze kugira gute bisa naho, kuko n'umugabo wenda niba ibintu Vestine yanabivuze umugabo we adahari, donc okay batabiganiriyeho ibyo byose n'uyu mugabo aramutse abibonye cyangwa se naba yabibonye, ibyo byose urumva ko nyine umuriro urahita waka mu rugo. Kandi apare kubanga umuriro urahita waka mu rugo ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ubundi mu rugo kwa Vestine byari ibintu bikomeye rwose, wari umuriro waka cyane ukotera kure, kubera ko biragaragara ko, kandi ibi byose turi kubivuga nabivuze ko ubukwe bwabaye mu kwa 7, uyu munsi turi mu kwa 11. Niba mubyumva neza ntaga amezi 3 yari yuzura ababombi, ntaga amezi 4 yari yuzura ababombi babana, nuko ngo na amezi 3, na amezi 3 yonyine n'iminsi irengaho mike, na amezi 3 n'iminsi mike rwose niba ubyumva neza.